Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, mwitinya, mukingure Kristo amarembo yanyu maze yinjire. Aha turi ni kuri buri munsi, aho winjira ugahahurira n'Imana, wasohoka ukajyana amahoro ya Kristo ukayasakaza ku bandi. Humura bavandimwe, nimuze twiherere dusenge. None kuwa kabiri cy'umwaka cya 2023 mu byumweru bisanzwe, tariki 7 Nzeri 2021. Isomo rya mbere niryo mwibara kwa Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 15. Bavandimwe, nimukomeze mujye mbere muri Kristo Yesu umwami wacu, mbese nkuko mwamubwiwe, mushore imizi muri we kandi mube ari we mwishingikirizaho, mukomejwe no kwemera babatoje, mushimira Imana ubudahwema. Muramenye ntihazagire ubashukisha bene za nyigisho z'ubuhendanyi bita ubuhanga bwahebuje, zihuje n'ibitekerezo by'ubuyobe bw'abantu, zigashingira ku by'isi ariko zinyuranye na Kristo. Koko rero ni ubusendere bwose bwa kamere Mana butuyemo mu buryo bw'umubiri, kandi namwe ubwanya basenderezamo ibyiza byose, we mutware w'ibikomangoma n'ibihangange byose. Mwagenwe muri we, ariko iryo genwa si ryandi rikorwa n'abantu, ahubwo ni igenwa mwakorewe na Kristo, ariyo ribakizira ry'imibiri yanyu. Igihe mubatijwe mwahambanywe na Kristo kandi muzukana nawe, kuko mwemeye ububasha bw'Imana muzuye mu bapfuye. Mwebwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu n'umubiri wanyu wandavuye, none Imana yarushubije ubugingo hamwe nawe, itubabarira ibicumuro byacu byose. Yasibanganyije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije, irarushwanyaguza irubamba ku musaraba. Yanyaze ibikomangoma n'ibihangange, ibakoze isoni ku mugaragaro, ibakurubana, ibakurikiza umusaraba wuje imitsindo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uhoraho agirira bose ibambe. Mana yanjye mwami wanjye, nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi nzagusingiza, nogeze izina ryawe iteka ryose. Uhoraho n'umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara mu biremwa bye byose. Uhoraho ibiremwa byawe byose bijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarata ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Uhoraho agirira bose ibambe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza ku 19. Muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga, iryo joro rikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12 abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andereya murumuna we, na Yakobo na Yohani, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomasi, na Yakobo na Rufeyi, na Simoni bitaga Murwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yesu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza, ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose ni Yerusalemu, no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye, n'abababazwaga na roho mbi bagakira. Kandi rubanda rwose bahanaga kumukoraho, kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Iyo Ivanjili ntagatifu. Kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Bakristo bavandimwe, nimukomere muri Kristo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutindi arota icyo ashonje. Byumvikane ko uko ubayeho mu buzima bwawe, imirimo yawe ukora, ibigutunze, ibiguhangayikishije, nibyo akenshi biza mu bitekerezo byawe, nibyo bigutwara umwanya, uruhu n'uruhande. Umuhanga ati, mu gihe uziyemera ko wamenya ururimi y'Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, Igitaliyani n'izindi ndimi nyinshi, ikizakubwira ko urwo rurimi uruzi neza koko, nuko uzajya ururotamo. Dreams. Mu gihe rutararota mu rurimi ntabwo uruzi pe. Kumenya ururimi ni ukururotamo. Uyu mwanya tugiye kuva ku rurimi rw'abatuye igihugu, Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, tuve ku rurimi rw'inyama rw'umubiri mu kanwa, tugane ku rurimi communication, ururimi rwa roho.
ururimi tuganiriramo n'Imana ni ururimi rw'urukundo rushingiye ku isengesho, la prière. Ngiyi ingingo remezo tujye kuzirikanaho muri amasomo y'uyu munsi. La vie spirituelle, kwita ku buzima bwacu bwa roho, isengesho. Muvandimwe, niba utararota mu rurimi rwa roho isengesho, umenye ko utaramenya gusenga, cyangwa wasanga utabikunda, wasanga bitakubamo. Niba utajya urota iby'Imana, wasanga iby'isi byaragutwaye uruhu n'uruhande ngo twabyumvise mu isomo rya mbere. None se wo mukristo urota iki? Urota mu ruhe rurimi? Mutagatifu Padre Pio atanga isobanuro cy'isengesho yaravuze ati, la prière est comme l'oxygène de la vie, l'oxygène de l'âme, car la prière attire sur nous la présence du Saint-Esprit qui nous fait toujours avancer. Amen. La prière comme l'oxygène de l'âme. Isengesho nyine uwo mwuka wa roho. Murabizi la zoologie, la botanique, ibinyabuzima bikenera umwuka oxygène ngo bihumeke neza, bibeho. Ari umuntu, ari inyamaswa, ari ibimera. Iyo oxygène rero igiti kironka kugira ngo gishobore gukura neza, kigashora imizi kigakomera, cyagihe ya mizi ivoma amazi mu butaka, la sève nutritive, twageranya n'intungamubiri ku muntu nyine, nuko igiti kigakura ariko kiri gushora imizi aho ngaho nyine mu butaka. Iyo oxygène mu buzima bwa roho twayigeranya na roho mutagatifu, naho iyo mizi nyine ifatira kuri Kristo, ari naho nyine ivoma intungamubiri, la sève nutritive. Mu isomo rya mbere Paulo mutagatifu arasaba Abanyakolosi gukomera no gushingira kuri Kristo muri icyo kigeranyo nyine cy'imizi, les racines. Paulo yagize ati, nimukomeze mujye mbere muri Kristo Yezu umwami wacu, mbese nk'uko mwamubwiwe, mushore imizi muri we, mumwishingikirizaho, mukomejwe no kwemera babatoje, mushimira Imana ubudahwema. Amen. Mushore imizi muri Kristo. Burya nyine iyo ukomeye mu Mana, burya niba ukomeye nyabyo. Ikibikubwira rero ni izo nzozi, uko kurota Imana, Imana ukayihozaho umutima. Ngo wasanga ndi padiri ntararota ko ndi gusoma nka misa, nuko rero ntugashingura ikirenge cyawe muri Kristo. Niyo haje ibishuko, ibitotezo, ibyago, ubukene, inzara, ibigeragezo, bikagusanga uri muri Kristo, ntacyo uba, kuko ufite Yezu nyine aba ufite byose. Niba ufite Yezu biraguhagije gushingira kuri Kristo. Ese wo mu Kristo ushingiye kuri nde? Kuri bosi wawe uguhemba amafaranga, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, ku bana bawe, kuri famiye yawe, ku bikomerezwa, ku babyeyi bawe, ku butunzi, ku bukungu ufite, ku mashuri, ku byatsi, ku ikabare, ku ndaya? Waba wibeshya. Ushinze he? Kimwe rero mu bitugora mu isengesho, kandi koko gusenga pe birakomera pe, nuko twebwe kenshi twishakira ibifatika, ibyo twakoraho, ibyo twabonesha amaso, ibyo twakumvisha no matwi, physique ou corporelle. Abenshi rero ibyo bigatuma bacika intege mu nzira, bakabagarukira no mu nzira, bakabura Imana. Ubuzima bwa roho bugakendera. Nibwo uzatangira urota gusa imishinga yawe, ya mitungo yawe, babandi mukorana mabi, kurota mu rurimi rwawe, ukarota mu rurimi nyine wamenye. Undi muhanga yaravuze ati, Dieu est comme l'oxygène, tu ne peux pas le voir, mais tu ne peux pas vivre sans lui. Amen. Muvandimwe, nubwo Imana utayiruzi, ariko yirakuruzi, kandi ntiwaba utayifite. Nubwo itagaragara, ariko ibyo ikora biragaragara. Rero bakristo bavandimwe, isengesho ni ingenzi kandi ni ngombwa utasiga mu buzima. Ntiwaba udasenga. Abadasenga nyine barasenyuka, bagasandara. Yezu yamenye akamaro k'isengesho ndetse aritoza n'intumwa ze. Ni nayo mpamvu igikorwa cyose agiye gutangira abantu isengesho, nk'uyu munsi agiye gushinga kiliziya ayishingiye ku ntumwa ze 12. Yari yarateguye imyaka 3 yose, none arazitoye. Abanje gukora iki? Gusenga. Ngaka akamaro k'isengesho mu mishinga yacu, dans nos projets de vie. Isengesho ya oxygène y'ubuzima, ya oxygène ya roho. Bagize bati, muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga, ijoro arikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12, abita intumwa. Amen. Abahanga muri Bibiliya mu gusesengura ivanjiri ya Luka berekana inshuro 11 zose Yezu ahereza isengesho. Ahambere n'umunsi abatizwa muri Yorodani, Luka 3:16, imbagi mubyiganaho ariko akitarura agasenga 5:16, buri bucya atora ahamagara intumwa ze ngo twabyumvise uyu munsi 6:12. Mbere yuko Petero ahamya kwemera kwi Kayizariya, Yezu yabanje gusenga 9:18. Mbere yo kwihindura ukundi ku musozi 9:28. Intumwa zihindukiye zivuye mu butumwa bwa mbere 10:21. Mbere yuko yisha intumwa ze gusenga isengesho rya Dawudi mu ijuru 11:1.
mbere y'urupfu, mbere y'ibabara rye kugira ngo akomeze Petero 22:32. Yesu asambira mu Getsemani 22:41. Abambwe ku musaraba yasabye abishibe 23:34. Noneho hanyuma ku nshuro 11 agiye gupfa ku isegonda rye rya nyuma kwishyira mu biganza by'Imana. Luka 23:46. Amen. Urakoze Yesu kudutoza isengesho. Bakristo bavandimwe, ngiye intego y'isengesho rya Yesu ryerekeza kuri Kiliziya, fondation de l'église. Agatekereza abana be, mbese kwa kurota mu rurimi wamenye, ukarota icyo ukeneye, ukarota mu rurimi uzi wamenye, nguko guhibikanira Kiliziya nguko Yesu abikora. Ese wo mukristo wumvise izishuro zose Yesu amarasenga, agasengera igikorwa cyose agiye gukora, agasaba Imana Data ngo mube hafi, kandi Yesu ari umuntu ari n'Imana, none agatinyuka karambarara agapfukama agasenga. Ariko ngewe umuntu akubitiye ko umunyantege nke waremeye gusingiza, kubaha no gukorera Imana, nge ngakomeza nidegembya gusenga bikananira, kandi ari cyo naremewe, byaba bibabaje. Ese ndinde wo kwihandagaza ngateganya umushinga ntabanje gusenga ngo mbimenyeshe Imana, ngo mbibwire Yesu, ngo nsaba Imana intangirire, inkoreshe, inshoboze kandi izansoreze? Ni koko bavandimwe, ibitari mu Imana birumba ari imiteja. Mukristo urota iki? Urota nde? Urota mu ruhe rurimi? Mu gihugu kimwe hirya kure muri Afurika harimo umuyobozi ukomeye cyane w'igihangange, wari chef w'uruganda, yarakize cyane pe. Uko gukira kwe kwatumaga yishira mu mafuti bikamukundira, yakoraga amafuti menshi, ingeso nyinshi mbi, kubera ko ari umushefu. Ayo mafuta akatwikiriza amafaranga menshi yari afite, bityo ntibijya habona. Mbese abarenganya, abahemukira, abagirira nabi bakaba benshi pe, bagakomeza gushirira imbere nta bw'inyagamburiro, akabarenzaho amafaranga ntibimenyekana. Burya ngo minsi y'igisambira baze. Umunsi umwe rero yaje gukora igikosa gikomeye, scandal, cyagaragariye benshi nyine. Nuko inzego z'ubuyobozi nkuru, inzego z'umutekano zirabimenya, aho noneho amafaranga bitari bigishobotse kongera kuyatwikiriza icyo kintu. Iyo nihoramo nuko none bagiye kumufunga, yitabaza none ububasha bw'amafaranga yari afite yose, ayarasigaye kuri konti yose, ashakamo ibyangombwa byo guhunga, akura indege agahunga, bitarasakara hose ngo yigire mu mahanga ajye kubayo. Nuko ageze ku kibuga cy'indege yahambiriye twose, byarangiye nyine agiye gutoroka. Akaba rero mu buzima bwe yarakundaga mitsingi cyane, ku buryo atari kurara atayinyoyeho. Nuko asubira inyuma agiye kuyigura, yibuka ko hari konti ye ikiriho amafaranga, twose aragenda aradukukumba, adukurayo, aguramo za mitsingi, ahambira mu gikapu, asubira ku kibuga cy'indege. Ahageze mbere y'uko indege ihaguruka, bari gusuzuma ibyangombwa, arebye we asanga ibyangombwa yabitaye muri ya kabari aho yari ari gupakira za mitsingi ze. Birumvikana mu gikapu yari yabanje gukuramo ibyangombwa abishyira ku ruhande, ari gupakira nyine izo mitsingi. None hasubiye inyuma ngo agiye gushakisha ibyo byangombwa, asanga nyiri kabare yamaze gutanga itangazo ari kurangisha nyiri byangombwa. Ibyo byangombwa nyine yarabonye mu ikabara atazi nyirabyo. Nibwo abanyamutekano bari gushakisha uwo mugabo, bumvise nyine aho aherereye, jitse baza biruka bahurira n'uwo mugabo kuri iyo kabari. Uwo mugabo agiye gusingira ibyo byangombwa, nabo baramusingiriye, baramufashe, baramufunga. Ageze muri prison bahita bamuhimba izina rya mitsingi, kuko nyine ni mitsingi mukozeho. Yari kuba yibereye mu mahanga amaze gucika, ahunze. None mitsingi tumye bamufatiye kuri mitsingi. Mitsingi we, mbega wowe. Ese mubyeyi, niba uyu mugabo mitsingi ari mu Rwanda yarafatiwe bakamukatira imyaka 25, ubwo nirihe kosa yarakoze? Yibaze nanjye nibaze. Babyeyi, umutindi arota icyo ashonje. Niba ukunda mitsingi niyo izagukoraho, niba ukunda indaya nizo zizagukoraho, zikubuze kwambuka, zikubuze ijuru. Niba ukunda kunyereza nibyo bizagukoraho, uzanyerera nyine wisange muri prison. Nivugiraga prison y'icyaha, kunyerera no kunyereza. Niba ugira umuntu uva ntubike ibanga, ukagira akarimi karekare, ako niko kazagukoraho. Niba ugira umujinya w'umurandura nzuzi, uwo niwe uzagukoraho. Ukarakarira yewe n'isazi, ibyo nibyo bizagukoraho. Niba ukunda ikabare, iyo niyo izagukoraho. Icyo ukunda nicyo kizakubera intandaro yo kubaho cyangwa yo gupfa, bitewe nuko ari cyiza cyangwa ari kibi. Niba ukunda isengesho niryo rizagukoraho, ugakunda iby'Imana, Yesu azagukoraho. Azagukora ku mutima birumvikana, aguhungishe, akwambutse, akugeze mu ijuru. Akawundi babaje bati, ese baye ngombwa ko baguha akazi kaguhemba miliyoni ariko kareka gusinda, kureka mitsingi
wayivaho? Arabasubiza ati aho kugira ngo mve kuri Mitsingi, ako kazi nakareka. Mitsingi we, mbega wowe! Bakristo bavandimwe, ubuzima bw'uyu mugabo Mitsingi uhemuka akitwikiriza ibifaranga, ubuyobozi, icyubahiro afite, bitwigisha ko niba ufite amafaranga, icyo cyubahiro, ubwo buyobozi, niba bitari mu Imana, urafunzwe, tu es en prison. Nuko utabizi imirimo yose wakora, niba Imana nta mwanya ifite iwawe, urafunzwe. Ndushobora kurenga ikibuga cy'indege, ndushobora kurenga umupaka nyine ngo wambuke. Hari imfungwa nyinshi zifunzwe, nivugiraga prison y'icyaha, ariko nyinshi zifungishijwe ijisho, aho wakora ibikorwa byinshi by'ubuhemu, ubugome, ubugambanyi, ugahemuka impande zose, ndetse hamwe ugatangira kwibaza impamvu ukomeza kwidegembya, ugakomeza gukataza muri ubwo buhemu. Nyamara yaba uruzi ko ufunzwe, uziritse, agacupa ka Mitsingi gashobora kukuzirika, indaya ishobora kukuzirika, ururimi rwawe rushobora kukuzirika, amagambo mabi, ibikorwa byawe bibi, umujinya wawe ushobora kukuzirika, bikakubuza kurangamira Imana. Umubiri ukakuzirika, ukakubuza kurangamira ijuru. Ubuzima bwa roho bugakendera, ukajya usanga wararangije ibifaranga byinshi, ariko mu minsi iri imbere bizayoyoka. Kubera iki? Kwa kundi kubitwikiriza ibyaha bikakubuza ijuru, kuko nyine Imana ayo mafaranga ntabwo iyazi, iyo mirimo yawe ntiyizi, imigambi yawe Imana ntikimenya, Imana ntizi imitungo yawe. Byaba bibabaje waba ugeze kure, waba ugeze muri prison nyine nka Mitsingi. Rero umukristo guhera uyu munsi, nyuma yo kumva impanuro Paulo Mutagatifu aduhaye mu isomo rya mbere, ko tugomba gushinga imizi muri Kristo, kandi twumvise mu Evanjiri inshuro zose Yezu afata umwanya w'isengesho mbere ya buri gikorwa, cyane cyane atora intumwa ze. Nawe yemeze uyu munsi muri buri gikorwa cyose ujye utumiramo Imana, ubanze usenge. Nujya ku kazi ubanze usenge, mu gihe uri gukora usenge, mu gihe uvuyeyo nabwo usenge, ubibwire Yesu. Nuryama utangize isengesho kandi usoreshe isengesho, nubyuka usenge, yewe nujya no muri dushe usenge, nujya gukina usenge. Gahunda zawe zose zutumiremo Yesu. N'uducogocogo tw'ubuzima twose Imana ibituzi, tumiramo Yesu. Umwitozo mwiza cyane, uko utamara igihe kirekire utarahumeka ngo ubeho, ni nako umukristo atakagobye kumara igihe kirekire atarasenga ngo abeho. Yasandara nyine, yasenyuka. Iyawe uko wahumekaga anako wazamuraga igisingizo ku Mana, byaba ari byiza pe. Umwitozo wo guhumeka ujyane no gusenga. Amen. Nyagasani twigishe gusenga. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diocese ya Cyangugu.